Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba, turabasuhuje kandi turabiyegereje kuri kamera za Gisubizo TV. Nkuko bisanzwe murasuhuzwa na mwene so Jean Claude Hagenimana, mwene so muhuje gucungurwa kw'amaraso ya Yesu Kristo. Uyu munsi tuje twifuza kuganira ku byakungura umukristo mu rugendo. Ntabwo turi twenyine uko mubibona, turi kumwe n'abatumirwa twashatse gufatanya kugira ngo tuganire byatuma ubwami bw'Imana burushaho kwaguka. Rero ndagira ngo mutumirwa wacu nawe abibwire, hanyuma dukomeze no gusenga Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro. Ariko ataratwibwira, reka tubanze dusenge Imana, byose tubiragize Imana, tumwiyegereze dukomeza no kuganira. Mana, turagushimiye, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, tugushimiye ibihe byiza uremye hagati muri twe. Wavuze ngo umukristo ni icyuma gityaza kigenzi cyacyo. Ubu natwe duhuye na mwene data kugira ngo dutyazanye n'abera bose bazatwumva, bumve bakiriye ubuzima bw'impinduka mu buzima bwabo. Ndagusabye cyane kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya w'ikiganiro, ibyo dukora, ibyo tuvuga, Imana iganze cyane, ituyobore, iduhe inama, iduhe ibitekerezo, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Umwami, hari igihe abantu baganira ari kugira ngo bihimbaze, ari ukugira ngo bishyire hejuru, ari ukugira ngo biyamamaze, ariko twe turi hano kugira ngo twamamaze ubwami bw'Imana, turi hano kugira ngo twamamaze ubutware bw'Imana. Muri njye yigeze avuga ngo bose bazamenya kubana n'Imana maze bareke ubugome bitabe Yesu. Nta yindi mpamvu nuko bazaba babona ko Imana iri muri twebwe. Reka Imana iri muri twe igaragare, reka Imana iri muri twe yumvikane, reka umuntu wese udukurikiye nuzabyumva azakira ubuzima, ndetse ibyapfuye muri we abigarure, kuko Imana ibasha kwemera ko umuntu yagaruka kandi ihora iteze ibiganza kugira ngo tuyigarukire. Urakoze kudufasha kandi ugatuyobora muri uyu mwanya w'ikiganiro none n'iteka ryose, Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe. Rero reka tusabe umutumirwa wacu nawe abasuhuze kugira ngo twinjire mu mwanya w'ikiganiro. Karibu, turakwegereje. Yego, murakoze cyane. Yego. Amazina yanjye nitwa Cubero Bienvenu, umukozi w'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Amen. Kuko Imana yabiduhaye kugira ngo tubikore. Imana ishimwe. Ibindi Imana iduha umugisha, turakomezanya mu kiganiro. Amen. Turakwegereje. N'abadukurikiye mu mwakire, kuko ni umukozi w'Imana. Imana ihagurukije mu bihe nk'ibi cyangwa se mu gihe gisa n'iki. Wumve ijwi ry'Imana rinyuze muri we, wumve ijwi ry'Imana rinyuze muri twe. Niwumva Imana ntuze kwinangira umutima. Hari igihe abantu bumva Imana ariko bakikomeza, hari igihe abantu bumva Imana ariko kandi bakamera nk'abantu badashaka kwemera. Uyu munsi tugiye kuganira uko Imana iduhaye, ariko nawe tumere nk'abaganirana. Icyo uri bubone watungura uze gutwandikira, utubwire ngo niki mwari bukivuge, icyo ubona gikenewe, kugira ngo turi hano kugira ngo dufashanye muri uru rugendo. Kuko namaze gusobanukirwa neza yuko nta muhanga, Bibiliya ivuga ngo nuhagaze yirinda atagwa. Rero twebwe duhawe irihishurirwa. Birashoboka ko nawe udafite aho kuvugira nk'uko tuhabonye, ufite irirenze ibyo ufite. Ngwino duhure twagura ubwami bw'Imana. Imana itugire neza cyane. Twashatse ngo tuganire hejuru ku ijambo ryitwa umuhamagaro. Iyo bavuze umuhamagaro, abantu babyumva ukuntu gutandukanye, ndetse bikajyaho n'impaka mu buryo butandukanye. Ariko twatekereje turavuga ngo mbese guhamagarwa n'iki, cyangwa umuhamagaro n'iki. Nifuje rero ngo tutangire dusome ijambo ry'Imana, kuko turi hano ku bw'Imana, turi no kuvuga ku bw'Imana. Reka dutangire mu ijambo ryayo, tuvuge, dusome, hanyuma twinjire mu kiganiro neza nyirizina. Turashaka ngo twinjire mu butumwa cyangwa se mu byanditswe byera, mu gitabo cy'Itangiriro. Dusome igice cya 12. Turasoma dore ku murongo wa mbere, aba ariho tuganirira, niho ikibazo cyanjye gishingiye. Umutwe w'amagambo haravuze ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so,
ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Loti ajyana nawe. Ubwo yavaga i Harani, Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Niwo murongo nashatse ko tuganiriramo. Iyo ukurikiye amakuru ya Aburahamu usanga, cyangwa se Aburahamu ataritwa Aburahamu, kuko kwitwa Aburahamu ni kimwe no kuba dusomye dusanga yitwa Aburahamu ni ikindi. Yiswe Aburahamu kubera amateka, ariko kandi yitwa Aburahamu nanone kubera amateka. Yari amaze kugira ibyo areka, Imana ishaka kugira ngo isohoze ibyo yagambiriye ku buzima bwe. Iravuga ngo ntabwo ishobora kuzabimusohoreza akitwa izina rya kera. Njya nshima Imana ko iyi Imana ishaka kuduhindurira amateka ihera ku mazina yacu. Dufite amazina atari meza, ariko iyi Imana ishaka kugira ngo iduhindure, ibanza guhindura n'amazina. Imana ishimwe cyane. Uyu Aburahamu iyo mwanarije, cyangwa se Aburahamu uburyo yumviye Imana, bintera kwibaza, mbese uyu Aburahamu ni muntu ki? Amateka tugaragariza ko ari mwene Tera, ari umuryango akomokamo, ariko kandi Bibiliya igatubwira uburyo ki yakuriye mu bigirwamana bya se. Kandi ibi bigirwamana nibyo byamureze. Niba yize amasomo yishyuraga minerivare ziturutse mu bigirwamana, bivuze ngo no kurya yaryaga ibiryo biturutse ko bacuruje ibigirwamana. Aribwo buzima yakuriyemo. Ntabwo byari byoroshye gutandukanya umuntu n'ubuzima bwe, birakomeye. Ariko Imana ihabwa icyubahiro. Imana bwishe iramusanga, iramugenderera, iramubwira ngo birageze ko usohoka muri ubwo buzima, njyewe nkurikire njye Uwite, utamenye, utazi, utasobanukiwe, utatojwe, utigishijwe, ndagira ngo tugendane. Aburahamu abwiwe n'Imana kuva kwa se, ntabwo yigeze abishidikanyaho. Yarahagurutse aragenda. Nkibaza ko atabaye mu buzima, cyangwa atakuriye mu buzima bwo kumva Imana ya Isiraheli, atabaye mu buzima bwo kumva Imana rurema, atabaye mu buzima, cyangwa se atakuriye mu buzima bwo kumva Imana ishobora byose. Nizihe mbaraga zamushoboje kutagira gutananira ijwi ry'Imana, cyangwa se kudahakana ijwi ry'Imana? Ubwo acyumva ijwi yahise avuga ngo ubwo Imana impamagaye, yahise yitaba ubwo ngubwo, ngo ahera ko arahaguruka, ngo yumva ijwi ry'Imana aragenda. None iki gihe cya none tugezemo biratangaje, aho uhura n'abantu bakaganira, cyangwa se ugasanga abantu baravuga ibintu bitandukanye, kandi byitwa ko ari abakozi b'Imana, byitwa ko bahamagawe n'Imana, ariko ugasanga ibyo arimo akora birahabanyije cyane n'umuhamagaro w'Imana, cyangwa se birahabanyije cyane n'ibyo umuntu wahamagawe yakagombye kubakora. Bikantera kwibaza ngo umuhamagaro ni iki? Ndaza kugukoresha umfashe tuganire, kandi tugane n'abantu turi kumwe, mube open, mufunguke, tubane muri iki kiganiro. Iyo bavuze umuhamagaro, umuntu yumva iki? Murakoze cyane. Yego. Umuhamagaro watekereje ikintu gikomeye, kandi gikomeye cyane, kubera ko unarebye n'akajagari kenshi gahari, nuko abantu bahagaze mu myanya itari yabo. Yego. Kandi umuntu atari mu mwanya wiwe, nuvuga ngo ateza impagarara ndetse na ambutiyaje cyane. Rero mu yandi magambo makeya, umuhamagaro ni life plan y'Imana ku buzima bw'umuntu, cyangwa se ni umuteguro w'Imana ku buzima bw'umuntu. Nuvuga ngo ni umurongo Imana yaratanze, yarateguye imbere kugira ngo umuntu ariwe azabamo. Yego. Urugero tugenda muri Bibiliya izitubwira umukozi w'Imana Yeremiya. Imana yaravuze ngo nakumenye, igice cya mbere, nakumenye ntarakurema, utarabura urusoro mu nda ya mama wawe. Mu yandi makuru nuvuga ngo umuhamagaro wiwe wamutanze kubaho. Kugaragara ko yagaragaye, ariko umuhamagaro wararangije gutungana. Nuvuga ngo icyo Imana rero ni life plan y'Imana ku buzima bw'umuntu. Nicyo Imana yateguye kugira ngo
ukigenderemo kuko umva Yeremiya yagiteguye atarabaho ariko imutegura kuzaba umuhanuzi ahanurira amahanga. Rero umuhamagaro ndumva ko ari life plan y'Imana ku buzima bwa muntu. Imana ihimbaza. Sinzi nawe uko byumvise ariko uko mbyumva umuhamagaro w'Imana ndemeranwa cyangwa se numva ari umuteguro w'Imana. Imana ihimbaza. Hari iby'Imana idutegura twe tutarabigeramo noneho twe twaba tubirimo rimwe ntitunabisobanukirwe ariko ariyo plan Imana yateguye ku buzima bw'umuntu. Imana ishimwe. None ikintu cy'amatsiko nibaza ko nsanze ari umuteguro Imana yo yateguye. Guki abantu tubabwira cyangwa se abashumba abadukuriye abaturera baduhana none muri kwa kuduhana tukagaruka tubabwira ngo twebwe nubwo wenda ibyo barimo bambuza cyangwa bancyaha barabona ko biri bunjyane mu rwobo ariko nyamara nge rwa rwobo sindi kurubona. Hagati ababyeyi bavuga ko baremanye ikintu bavuga impungenge. Igihe cyose yareba umwana we abareba n'ejo. Iyo amureba ntamureba hano amureba none akamureba n'ejo ndetse n'ejo bundi kuko ahagarariye Imana mu isi. Iyo umubyeyi acyahije umwana muri iki kinyejana turimo hari igihe umwana muhindukana avuga ngo nyamara ngewe ibyo nta rubanza bincira ngo mfite uko nahamagawe. Kandi tumaze gusanga ko umuhamagaro ari plan y'Imana ku muntu wayo. None niba twarahamagawe cyangwa se hari ukuntu Imana yabiplaninze ikaduteganyiriza nge nahise numva kubwo niba hari uko Imana yabiteganyije hari uko yanabiteguye ko nzayiba muri bwa buzima. None niba umuntu arimo agirwa inama yo kuba yahagara muri bwa buzima Imana yamuteguriye agahindukira ngo hari uko ngewe numva nahamagawe ngo numva nge nta rubanza bincira niko ikinyejana bameze ngo numva nge nta rubanza ngo ibyo birimo birancira mfite uko nahamagawe. Mwahita nibaza kandi nanone ese nubwo asanze ari umugambi w'Imana imihamagaro yaba itandukanye. Urumva uwo mugambi w'Imana waba ufite ukuntu utandukana ukaba nkaho wihishamo wundi muhamagaro. Ego numva icyo ako kantu wabasha kukasobanurira hamwe n'umwuka w'Imana. Imana ya Israeli ikarushaho kugenda idukungura byinshi. Kure mu muntu Imana ntiyaremye umuntu gusa ngo ipfe kumushyira ku isi aje kubaho nabi cyese abeho ubuzima bubi. Rubango ujye ko Imana ntiyarikora niyo mpamvu nyine yashize iyo life plan ya buri muntu wese. Rubango birashoboka kuba umuntu yagenda ukwiwe agashaka kumva ibitekerezo byiwe kurusha uko yumva icyo Imana iri kumutegeka. N'urugero ndiriro kuri muri Edeni Adamu na Eva Imana yarabategura ubuzima ibaha ubuzima bwabo buteguye bumeze neza ndetse ibaha ubuzima bwisanzuye mu byo bafite aho ngaho. Ariko kubera ko hari ibindi bitekerezo byabajemo bituma batekereza izindi nzira ziyabanye n'iz'Imana yavuze. Aho ni usanga rero wa muntu ushaka kumubwira ngo ahangaha mwene data bimeze gutya kubona ubu uri kugenda si uko abahamagawe akaba atakumva kubera ko muri kamere ya muntu Satani akimara kosha Adamu na Eva uvuga ngo hari ibitekerezo bindi yababitsemo umuntu atarema ariko kandi kubera ko Satani abimubitsemo bihinduka kwese nyine bitugeraho biva kuri Eva bigera mu rubyaro rwiwe kugeza natwe ubwacu ngubu. Rero ivyo bitekerezo bi Satani amubitsemo natwe bitugizeho ingaruka nivyo biri gutuma abantu ashobora gukora ibintu ariko nawe birebesha amaso ukabona sivyo abantu babonye muhamagara. Rero bikaba wanamubwira ariko bitewe nuko ibitekerezo bizuzuye mu bya bindi bibi akaba atazo bindi babyarivanze mu muntu. Ibyo bya Satani nyine yashize muri Eva bigatuma umuntu ashaka kumva mu bintu buryo byiyumvamo cyane akaba nk'ikigenge muri ubwo buryo kandi ari mu murimo w'Imana bigaragara. Ndumva ari nk'uko nguko n'ibigisubizo cyanjye cyumvikanye neza nta kibazo. None inshuti zacu inshuti z'umusaraba shingiye ko byo ndi kumva numva navuga ngo ube maso nanjye mbe maso kuko nurangara Satani azinjira kandi iyo bashe kwinjira afite strategy akoresha ku buryo yinjira no mu mutima wawe kandi yamaze kwinjira aragazuka akaba munini. Rimwe kimwe watinyaga
ugashiduka cyakugezeho. Kugira ngo rero nge nawe tube mu muhamagaro w'Imana biragusaba gukinga urugi Satani twe kumukingurira. Namaze gusanga Satani agira bajya bavuga ngo agira ngo akabuno gatoye. Abantu bakunda gusetsa cyane ngo ariko ngo ajya yiyeranje agashakisha espace yakinjizamo kuko azara akantu gato cyane ngo ariko ngiye amaze kwinjira ngo ahita agazuka akaba munini. Uramenye nanjye ndamenye niba uvuga ko wahamagawe nkuko nanjye mbivuga rinda. Birahise ivuga neza ngo rinda umutima wawe ngo kuruta ibindi byose birindwa ngo niyo by'ubugingo bigira ute bikomoka. Imana ishimwe. Nasomye igitabo cya Zaburi 119 ngira ngo ntibeshye Dawidi niwe wanditse ngo nabike ijambo ryanjye mu mutima wanjye ngo kugira ngo nagucumuraho. Iyo twabitse amagambo y'Imana bivuze ngo tuba turi umuhamagaro w'Imana kuko ikije cyose kiturwanya kisanga ufite package y'Imana gusa. Imana ishimwe cyane. Imana itugire neza. Rero kugira ngo Eva abashe kugira ute abashe koshwa n'inzoka nuko njyango yari atandukiriye yateze amatwi Satani. Yateze amatwi Satani abatandukanye n'iki ni umugambi w'Imana. Iyo wamaze gutandukira nanjye gatandukira no kutumva bihita byinjira no kureba abandi aho kwireba bihita byinjira. Icyari ikibazo kikureba uhita ugishira ku bandi. Binteye kwibaza ntabwo turi butinde cyane ariko binteye kwibaza kusanga mu masinagogi tubarizwamo mu mirimo w'Imana tubamo ahantu hatandukanye usanga abantu bari mu ntambara bari mu makimbirane ibintu bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Noneho bigasa nk'aho ari ibintu bitera urujijo isi n'abantu ko imbere y'Imana iyo twize niyo batwigishije batubwiye ngo imbere y'Imana so abantu bapfira ahubwo barahakirira. None ugasanga imbere y'Imana abantu basigaye bahaza abadakomeye mu mutima bagahapfira ahubwo bakarushaho gupfa. Izi ntambara za buri munsi izi mpuha za buri uku gutumvikana ko abantu biswe ko basangiye umubiri umwe wa Kristo Yesu uku kudashira hamwe aya matiku yaje mu bantu bitiriwe izina rye intonganya amarozi ndetse n'ibintu bitandukanye biteye ubwoba. Ibyo tuvuga turabizi dufite ubuhamya bwabyo bamwe muri twe twagiye duhura nabyo tukanduzwa ibyo bintu tukagira ibyo dusimbuka kubw'imbaraga z'Imana. None aho ikibazo mwene data evangelist suko abantu baba bataramenye inshingano zabo cyangwa se ngo bamenye ngo bahamagariwe iki. Ni gute umuntu yasobanukirwa umuhamagaro yahamagawe cyangwa se n'iki kiranga uwahamagawe by'ukuri kuko biraza kudukura mu rujijo bwo kumenya ngo ahari niba mpagaze muri kote positive cyangwa se negative impamvu niyi. Imana itugire neza cyane. Numva icyo kintu twagiye sobanura wenda ku bantu tukarushaho gusobanukirwa no kuva mu rujijo. Yego sawa urakoze cyane. Reka dusome rino jambo riri mu Baroma 18:30. Abaroma 8:30 aravuga ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishije n'abo yatsindishije yabahaye ubwiza. Nuvuga ngo icambere ikigaragara ko umuntu yahamagawe nuvuga ngo nuko yumvishijwe y'impamagazi. Nuvuga ngo gutoranwa ni kimwe ko twaratoranijwe twese ariko kandi abumvishijwe y'impamagazi nibo bakeya. Kandi ijwi ry'impamagazi si ijwi gusa ripfa kuza gusanga iriya ni ijwi risaba urasenga Imana kugira ngo Imana iguhishurire kugira ngo uyishurwe umuhamagaro wawe. Yego umuntu ashaka gutekenera bati umuhamagaro wawe bimeze gutya ngo ni ikintu yumvamo cyane nyine iyo ni tekinike dukoresha kuko tugoregoza umuntu ariko inzira nziza mwenyamukuru tumenyera mu muhamagaro iri mu gusenga. Iyo usenze Imana ugayize guhishura umuhamagaro. Warubaje ngo abantu benshi mu ikanisa usanga bafite intonganya ibibazo byinshi kandi turi mu Imana kandi gitangaje
Bibiliya ni imwe, Imana ni imwe dusenga, ariko kandi ugasanga turi gupfa Imana dusenga kandi twese ari imwe. Ni ikibazo. Aho kugira ngo twese twihurize hamwe, dusengere hamwe, duhurire hamwe, twungurane kuko twese turi mu rugendo rumwe, ariko turasa n'abantu b'abakeba. Umwe ari kuje iriya, undi ari kuje iyi ngiyi, urumva nta bintu bidasobanutse. Rero hagati aha ngaha ari urugero rumwe, ni ukuvuga ngo uzarebe mu isoko, igiye mu isoko urashobora kugura urukweto. Iyo waguze urukweto ukagira umwaka ukagura urukweto ruri munsi ya nomero ukeneye, ugasanga rufite nomero nini, urwo rukweto no kugenda mu muhanda rurakubangamira kuko ugenda rukuvamo. Iyo ukandagiye rugenda rusohoka kubera ko nyine ntirugukwiriye. Iyi si nomero yawe, ntabwo ari iyanyu. urashobora kugenda ukagura nomero ntoya kuyo wambaye, nabwo rurakurya ukagenda ubangamiye mu muhanda. Rero ndiko n'abantu benshi bameze, kubera ko abantu benshi batigeze babona umwanya wo kwegera Imana ngo basenge Imana beshure imihamagaro, uvuga ngo bari kwiyaranja mu nkweto zitari izabo. Niyo mpamvu uri kubona bari gutaka cyane, abandi barushiriyeho gusa guhora bambara inkweto zitabakwiriye, yatere ntango rukamuvamo kongera agasubira hasi, nta terambere afite kutugezaho kubera ko umwanya ahagazemo suwo. Kuri uyu muhamagaro ni uvuga ngo umwanya w'umuntu ahantu uba ari ibuye nyine ku giti ciwe, nawe ufite uwawe, nawe ufite niwe warahamagaye kumuvuga butumwa nk'uko umuvuga butumwa. Nuvuga ngo ukibesha uyu munsi kabatekanye yaranje nje kuba wenda umuririmbyi atari ibyawe, niba ari ikintu cya mbere kizakugora, kuko imbaraga Imana yaguhaye nizifitinga mu ivuga butumwa. N'umuririmbyi Imana yamuhaye imbaraga zo kuririmba, ariko zifitinga muri muririmbyi. Hari ijambo rivuga mu Bakorinto ba 2:10 aravuga ngo ntakigeregezo kitugera kitari rusange mu bantu, ariko kandi tibisaba iyo tubona. Ushaka guhura n'icy'uburwayi ugahura n'icy'ubukene, ariko kandi bitewe n'imbaraga Imana yakubitsemo zishobora guhangana n'ikigerezo runaka wahawe, ni kimwe n'izo Imana yambaye zishobora guhangana cyangwa indi cy'ubukene. Niyo mpamvu gitwa ngo ntago nibigerezo byose ni rusange mu bantu, twese ibigerezo byose ni bimwe. Rero no mu mihamagaro nuko ubuzima bumeze, bivuga ngo umuririmbyi hari ibigeragezo agomba guhura mu buririmbyi, ariko hari n'imbaraga Imana muhaye zifitinga zikamuha success muri ja bigerezo by'uririmbyi. N'umuvuga butumwa nuko. Rero mu nsengero uyu munsi ngendo umuririmbyi kubera ko runaka yabaye pasiteri, nanjye ngomba kuba pasiteri, ariko si ibyawe. Uri gutekinika kuba byo, ariko kandi ndabona guhamye ngo ubikore, wabikora iminsi 2 byo kunanira aho ngaho ukabura aho kwica, kubera ko si ibyawe, urukweto rw'abandi. Rero impamvu n'ingorane zihari nyinshi ni izi ngizi, nuko abantu bananiwe, babuze umwanya wo gupfukama ngo basenge binginga Imana, kuko Imana itanga umuhamagaro. Imana iguhishura ikubwire ngo umwanya wanjye n'uyu, uyu si uwawe, hagarara. Nuhagarara biragenda neza. Imana ihimbaza. Rero nico cyonyine kibura. Muri make uko mbyumvise ni nkaho abantu tutarisobanukirwa. Iyo umuntu atarisobanukirwa ntaza amenya ibyo yakora, ntaza yimenya, ntamenya aho agomba guhagarara n'aho atagomba guhagarara. Ariko wisobanukiwe biroroshye cyane kutamusanga mu bintu runaka, kuko iwe yamaze kwisobanukirwa. Imana iduhe kwisobanukirwa. Haleluya. Imana iduhe kwisobanukirwa, kuko nk'uko bivuze kandi birumvikana, intambara zibaho kandi nanjye nanabikubajije nanabikubwiye, ariko iyo umuntu yamenye ngo icyo ngewe mpamagariwe ni iki, biramufasha cyane. Noneho abantu nk'uko wabivuze bagiye babicurika, nta bakristo cyangwa se abarokore benshi ntibagikunda gusenga, kandi mu gusenga niho umuntu aganira n'Imana. Mu gusenga ni naho n'ukurera akumenya, akamenya ngo Claude ashoboye iki. Ntitugishaka kurerwa, ntitugishaka gusenga. Niba tudashaka gusenga, Bibiliya ivuga ko ari ukuganira n'Imana. Niba tutagishaka kurerwa kandi utarezwe nta burere, ni nk'ikigenge. Nza ndeba nk'abantu batagira abantu babarera, ukurera nubwo waba udafite umubyeyi, ariko ukagira umuntu uguha uburere, uwo muntu aba azamutse neza. Wa muntu udafite umuntu umurera, uburere bwiwe buhabanyije cyane kure n'umuntu ugize ufite umuntu umurera. Rero nshuti z'umusaraba, niba wibaza ngo guhamagarwa n'iki, nk'uko nanjye nabyibazaga, niba wibaza ngo n'iki nakora kugira ngo mpamagarwe, egera Imana, wongere usenge, umva inama z'abagushumbye, uce bugufi ku birenge byabo kugira ngo umenye umugambi w'Imana. Nubikora gutyo nkabikora gutyo,
uzamenya umuhamagaro wawe byoroshye cyane kuko nkuko yatanze ingero kandi niko bimeze. Duhura n'abantu mu masengesho, tugahura n'abantu mu nsengero, tugahura n'abantu mu mapatema atandukanye, ariko ugasanga ashaka kurwanira kuyobora kandi atazi guhagarikira. Ntabwo wahagarikira ibintu nawe ubwawe utabizi. Bigusaba kumenya ngo niba ari umuyobozi, ubuyobozi kuyobora bigenda gute. Leadership ugomba kuba uyizi. Imana idufashe cyane. Ugasanga umuntu ari gushaka kuvuga ngo ndashaka gusenga kandi nawe ubwe ataramenya no gusenga. Baza wige gusenga, urwanire icyo wumva kiri muri wowe. Kandi sinumva ko n'umuhamagaro cyaba ari ikintu ngo urwanire, ahubwo umuhamagaro nk'uko biri ni ikintu ahubwo kikubamo. Imana ishimwe. Aricyo gituma bimika abantu runaka mu bintu runaka, ariko kuko batabihamagariwe ntuzigere babonaho umusaruro na rimwe. Waba warayobye, garuka ku isoko. Waba waratakaje umuhamagaro, bwira Imana yongere kugarukeho, usenge umenye ngo ni iki ngomba gukora. Hari umuririmbyi wavuze ngo gukora umukoro utari uwanjye ngo ni ugutsindwa. Dufite abantu batsinzwe kandi baze no kubyemera, batabyemera kubera ko twavuze ngo ikibazo ni ukwimenya, ukisobanukirwa. Dufite abaririmbyi batsinzwe, dufite abayobozi batsinzwe, dufite abantu batsinzwe muri uyu murimo w'Imana, ariko ni wisobanukirwa ubwira Imana ngo mpa gukora umukoro wanjye. Kuko gukora umukoro utari wawe ni igihombo gikomeye. Waba wararuhiye iki kumva ko wahamagawe ariko waguhamagaye atakubona mu mwanya wawe? Numva twakangurira abantu ngo bareke intambara z'urudaca, ahubwo bagaruke ku isoko ryo bahamagaye. Cyo nakongeraho umuhamagaro niwe umuntu ukeneye kuba umuntu ukomeye uteye imbere. Ngo ni umuyoboro Imana yashizeho ucamo imigisha yawe ya buri munsi yose. Kuko muri ibyo yaravuze ngo buri munsi ngajamo imbaraga n'isezerano yaduhaye. Amen, amen. Imigisha yose y'Imana ku buzima bwawe yawushize mu nzira yitwa ngo ni umuhamagaro. Iyo nitiyo ni umuyoboro. Rero iyo umuntu uhagaze muri uwo muyoboro, muri iyo nzira, nuvuga ngo nibwo ahura n'imigisha yiwe. Ariko umuntu wese agiye hirya y'ibi ngibi, ari hirya y'umugisha yiwe. Nuvuga ngo yaratanye agiye kure y'imigisha yiwe. Rero ikizima no kuhagarara umuhamagaro muri iyi nzira Imana yaciye ubuzima bwawe. Kuko nuhagarara amahangaha neza, hayishemo ubwo nkahita nipoza ngasanga ko byoroshye ko hari ibyo tubuzwa nuko tudahagaze aho Imana ishaka ko duhagarara. Byinshi ukaba uri mu kazi kandi Imana yaguhamagariye mu nzu yayo. Waba wishe inzira cyangwa se wayobye umuhamagaro, ukaba uri gucuruza, Imana igusaba ngo ugende usengera abantu, waba warayobye umuhamagaro. Biragora kumva, ariko kandi kumva ni kimwe mu gisubizo kigeze umuntu ku butsinzi bwuzuye. Ngewe nawe Imana idushoboza kubaho yaduhamagariye. Ara kandi kantu abantu batajya bumva cyane, uvuga ngo umuhamagaro Imana yahamagaye, uvuga ngo Imana dushize mu misozi yose ibaho ku isi. Uvuga ngo umusozi wose abamo umunyamuhamagaro. Yewe nushaka uzajye mu bucuruzi nabwo hazasanga umunyamuhamagaro. Uvuga ngo Imana imuterekamo kugira ngo agaragaze ya Mana n'ubwa bucuruzi. Hari abo Imana ashize mu itangazamakuru, muri ya tangazamakuru bahinduka umusemburo uzana agakiza muri abo bantu. Hari abo Imana ashize ku musozi w'umuryango kugira ngo muri uwo muryango nabo bahinduke impamvu y'abantu kumenya Imana. N'ahandi hatandukanye, nta musozi n'umwe Imana itashizemo umuntu wayo. Kizima wowe pfukama winginga Imana, Imana igwishurira. Kuko mu gusenga niho hahishemo guhishurirwa Imana idushakaho. Haleluya. Mu gusenga niho hahishemo umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Ndabyumva cyane. Nyobora nigeze kubaho nyobora icyumba cy'amasengesho. Hari na groupe twabanaga dusengana, ariko ugasanga tukibaza uburyo turi abashomeri twese, hafi ya twese tutagiye igiceri k'icumi, ariko twuzura umwuka wera w'Imana, tuvuga indimi, duhanura ibintu bikomeye cyane. Ariko rimwe turibaza ngo Mana, ko tugusenga, ko twuzuzwa, ko duhanura, kubera iki tutagira n'amafaranga? Umwuka n'umwuka, n'amafaranga n'amafaranga. Twaje gutekereza cyane, Imana idukora ku bwenge. Dusanga twese tutuzura umwuka kimwe, kandi dusanga twese tudahanura kimwe, dusanga twese kandi ntidusenga kimwe.
turavuga aho ntihashobora kuba hari abandi bari kumwe natwe ariko kandi badahamagariwe gukora bimeze nka full time. Turabiganira noneho nkabaza umuntu, nkabaza nk'umukobwa, wa mukobwa we ko nta mafaranga ugira bimeze gute nta n'akazi ugira? Ngo njye nabuze akazi. Wa mubyeyi we bimeze gute ko nta kazi ugira kandi ukafite urugo kandi twadusenga? Nabuze akazi. Ikibazo twese dusanga indwara turwaye ariko twabuze akazi, ariko tubisesenguye dusanga akazi katarabuze. Muri kwa kutisobanukirwa no kumenya icyo Imana iguhamagariye biza bidindiza abakristo, bigatotega no ku ntambwe Imana ishaka ko dutera. Byatangiye gute? Twase tuvuga ngo noneho nimutinyuka imirimo murebe ko Imana itatugirira neza. Kubera ko aho nakoraga umurimo bagetekeza ko ushobora kuba ni nk'umusongarere, hari igihe tukorera Imana rimwe Imana iguhamagariye kuba nka full time, wowe nta kandi kantu wemerewe kuba wakora. Rimwe iyo umuntu akubona muri uwo muhamagaro akubona nk'umuntu w'umusongarere utazi gukora kabiri, w'umunebwe uri aho ngaho. Ariko niba waraseze ukavugana n'Imana, ibyo biza bigira igihe Imana ibikoresha ikajya n'igihe kubwira ngo noneho birarangiye niwongere wemererwe n'ibyo, kuko ugendana n'ijwi ry'Imana. Mbwira abantu ntabwo ati none nimuhindure uburyo, n'udafite uburyo ariko ukaba ufite ingingo zimwe, genda ukore n'ikiyede, genda ujye mu murimo uhinge, genda ukorere uhingire umuturage, araguha 1000 cyangwa 500, urabona amafaranga yo kugura amavuta ejo ntuzayasaba, urabona amafaranga yo kugura nk'ijipo ejo ntuzayisaba. Nanjye ninjyayo ndabona amafaranga nashaka kugura utuntu turi aho ngaho byoroheje. Kubera ko iyo uvuga ibintu, niba uri umwigisha w'ijambo ry'Imana, ibyo wigisha bitarakugerageza uracyafite ikibazo, nturagera. Navuga ngo hari aho utaragera. Ubutumwa bwa Yesu Imana izibuducishamo kugira ngo ubwongere butubere igipimo cyiza cyo kudutraininga ngo tuse n'ibyo tuvuga. Nashakisha akazi ndakabura, bisaba ko nanjye njya gukora icyo kiyede. Burugero rwiza, Imana itugire neza. Nabaye urugero rwabo nari nyoboye kugira ngo babone ko niba umuyobozi wabo yaciye bugufi nabo ntacyo bari cyo kwikakaza. Abakobwa baratinyutse, abamama baratinyuka, noneho twahura tukabasha guhura twakwibonera n'icyayi cyo kunywa dusoje amasengesho. Kugeza ubwo twakomeje Imana iduyerekwa dusanga ko abo bantu turi kumwe tugomba kureba icyo twagenda tubafasha uko umwuka dushoboje. Ibyo Imana yadukoresheje yarabidukoresheje, kandi ndatekereza ntashidikanya kuva icyo gihe abana b'abakobwa barahagurutse, ababyeyi barahaguruka. Ubu ni urugero rwiza, nubwo yaba atatunga abantu 100 ariko ashobora kuba yakwitunga. Nyamara ubuzima twari turimo mbere bwaruza bwo gusenga gusa, twumva ko twahamagariwe gusenga. Nyamara si ugusenga gusa, wahamagariwe n'ibirenze gusenga. Ahubwo ikibazo ni uko utajya wumva umuhamagaro w'Imana. Ntiwakiriye umuhamagaro, ntiwasenze ngo umenye n'icyo Imana iguhamagariyemo. Aho ukaba ushobora kuba wisha abantu n'inzara, ufite umuryango utawitaho ngo hari ibyo wahamagariwe, kandi uwo muryango n'undi muhamagara Imana yaguhamagariyemo. Rero benshi tujya tubyica kuko tutabimenye. N'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwaravuze ngo ntibakumenya batarakumenya. Bakwizera gute ntawe wagize ute, ntawe wabakubwiye? Birasanga ubanze umenye isobanukirwe, nurangiza ntongere kugonganira n'abantu mu mayira, ahubwo umenye aho uhagarara. Niko numva twabivuga. Imana igumugisha cyane. Ndakeka byumvikanye. Kandi umuhamagaro ntabwo utubuza gukora ibindi byose. Ndakubwira abantu nkababwira ngo hari impamvu Imana yaremye amaboko, yaremye ingingo zigaragara, ndetse inarema n'izo mu mwuka, iz'imbere izo twita izo mu mwuka. Uvuga ngo impamvu yaremye amaboko ni ukugira ngo agire icyo akora, aterure. Kuko kazi kayo nyine ni ugukora. Rero iyo utayakoresheje uvuga ngo ubusa naho udahaye agaciro icyo Imana yakoze. Kubera ko kuyarema yayaremye kugira ngo agire umumaro, agire icyo akora. Rero gusenga n'umuhamagaro uvuga ngo si ibikorwa bikubuza gukora izindi nshingano, ahubwo biguha imbaraga zo gukora izo nshingano zindi kubwo gushigikira umuhamagaro. Kuko umuhamagaro ubwawo ukwiye kuhatira
gukora kugira ngo urusheho kuwushigikira cyane. Na Paulo yarakoraga kabisa, rero izo ni ingero nyinshi zitandukanye cyane. Rero ni umunyamuhamagaro, umuhamagaro tuzakubwira ngo reka gukora, tuzakubwira ngo senga ukore iby'umuhamagaro. Ni umucuruzi ucuruza ukore cyane, niba unasenga usenga ariko kandi unakore, kubera ko umuhamagaro urabiguhatira wonyine. Rero ndumva ari ibyo ngibyo ku muhamagaro. Tugera ku musozo kugira ngo dusenge Imana. Sinzi wowe dukurikiye icyo utoyemo, ariko mu ijambo rimwe nakumva ko twese twarahamagawe, kandi tubikorozinze gutyo twavuga ngo twahamagawe umuhamagaro umwe. Turetse uko tuvuze ngo ufite uwo gucuruza, ufite uwo gukorera Imana, ufite iki, muri iyo yose twahamagawemo umuhamagaro n'umwe uhagaze muri yose wo kumvira Imana no kuyikorera, ari nako kuyubaha. Rero ibyo urimo bwaba ari ubwo bucuruzi urasabwa guhamagarwa wumvira Imana, kaba ari akazi runaka urasabwa kukabamo wumvira Imana, waba ari umurimo w'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twahamagawe umuhamagaro umwe. Niba uri mu buryo uvuga ko wahamagawe ariko ari wowe urwanya abo mukorana, ntabwo urahamagarwa. Niba uvuga ko wahamagawe ariko ukaba ukigoye abo mubana mu murimo w'Imana, uracyafite ikibazo. Uhindukire ureba aho uhagaze, ataba ari mu nzira ijya muri Egiputa kujana mu kuzimu. Umenye ngo aho mpagaze Imana ihavuga gute, Imana iri guhambwira gute. Nubitekereza gutyo ntuzayoba, nubitekereza gutyo uzanesha. Imana iguha umugisha, kandi natwe Imana iduha umugisha. Reka dushimire umutumirwa wacu. Imana iguha umugisha. Mwamukunze mwabitubwira hasi muri comment mukabitubwira, ariko kandi uko Imana igiye duhereza uburyo n'umwanya tuzakomeza tuganire byinshi twunguke, ahari twitabaze n'abandi bantu batandukanye, ariko turashaka ngo ubwami bw'Imana bwaguke, abantu bave mu myanya itari yabo, barekera abantu imyanya yabo. Nsoza akantu gatoya nibutse, nigeze guhura n'abantu babagize abadiyakoni, abandi babita aba protocole bitewe hari n'isengero ko zitandukanye, ariko uwo muri mu buryo biri uvuga, mbese no kuvuga ngo ububaye nk'umukozi w'abandi, ni nk'imbata y'abandi, nico bisobanuye. Ariko kandi kuko uhamagariwe cyangwa se uhawe iyo ntebe, we si afite ukundi abitekereza. Ugasanga niba haje abashyitsi ku rusengero, haje abashyitsi mu rugo runaka, haje abashyitsi ahantu abo bantu bari, ugasanga wa muntu ushinzwe kwita kuri ba bantu ahubwo niwe wambaye costume ashatse kujya kwicara muri salo. Icyo gihe wakisha bivuze ngo nubwo wahawe iyo ntebe, nubwo wahawe uwo mwambaro, ariko si wo muhamagaro wawe. Umuhamagaro w'ubudiyakoni bigusaba ngo wowe umugaragu w'abantu ubategurire umukozi wawe. Rero twese tumenye ngo hari ibyo Imana iduhamagariyemo, kandi gushoboze kubikora, namwe ushoboze kubikora. Dusoza rero namusaba kugira ngo asenge Imana, asengere wowe udukurikiye, asengere nanjye, asengere n'abandi bazamukurikira, kugira ngo umenye ngo uko nabikoraga siko biri, ahubwo nkwiye guhagarara mu nzira Imana ishaka kugira ngo nkore ibyo Imana ishaka. Murakoze, reka tumuha akanya dusenga Imana. Yego. Birashoboka ko wumvishe ko hari ahantu wowe umuhagaze atariho, atarahanyaho, ariko uyu mugoroba usobanukiwe neza umuhamagaro wawe. Tegere wumve, umenye ko ari cyo ugomba gukora. Gusa ikintu cy'umunyamukuru, usenga Imana, fuka musenga Imana, winginga Imana, kuko Imana yonyine mu guyisenga izisobanura ibintu byose. Niba ukeneye gusobanukirwa, niba ukeneye kumenya neza, fuka musenge, kuko mu gisengesho ni wahishemo ibanga rya buri kimwe cyose. Rero nta handi bihishe naho. Ugenda ucuruze, ubahisha Imana, ugenda usenge, ugenda uvuga ubutumwa, ariko byose tubikora kuguhimbaza Imana gusa. Senga Imana, Imana izaguhishurira. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimiye, duhimbaza izina ryawe rikomeye, duhimbaje neza yawe nyinshi. Uri imbaraga zacu, uri agakiza kacu, uri amahoro yacu Papa. Waduhaye umwanya mwiza nk'uyu kugira ngo tuganire na bene data benshi. Waduhaye umwanya mwiza wo kuganira na bene data bari mu bihugu bitandukanye, abari ku migabane itandukanye. Mwami mwiza, reka Mwami ubutumwa bumanuka ari umuriro ukomeye, umuriro ukongora, ugere mu imitima iremeke, imitima yakira ubuzima Mwami.
ijambo ryawe n'imbaraga zikomeye Hallelujah. zigera ahakomeye bikoroha kandi bikaja ku murongo papa we. Abantu benshi muri iyi si bandagaye bagiye muri byinshi bitari bizo, bahagaze mu myanya myinshi itari iyabo, ariko muri uyu mugoroba turinginga mu imbaraga ziturutse mu ijambo ryawe zibasha kugarura imitima ya benshi, bagaruke babe mu mwanya mwiza w'ijambo ryawe mwa, bahagarare mu mwanya mwiza, mu muteguro mwiza w'Imana ku buzima bwabo mwami mwiza, kuko twamaje gusanga neza ko mu muhamagaro w'Imana, mu muteguro w'Imana ku buzima bwacu hayishemo imigisha yose Imana yatugeneye kugira ngo tuyakire, hayishemo imbaraga zose Imana yatugeneye, hayishemo ubwenge bwose no kumenya kose. Ndakwinginze muri uyu mugoroba ugarura ubuzima bwa benshi, ugarura ubuzima bwa benshi, abamama, abakobwa, abapapa, abashumba batari mu mihamagaro yabo, abari mu inzu yawe batari mu mihamagaro yabo, abari kurwanira mu rusengero kuko gutakaza imihamagaro, ariko imbaraga z'Imana zimanukire mu ijambo, ubashe mwami kubagaruza ineza yawe papa, ubashe kubagaruza imbaraga zawe mwami. Turakwingize kugira ngo ugire icyo ukoze muri uyu mugoroba ubuzima bwa bene data bose aho bari hatandukanye, ineza y'Imana ikomeze igaragara ku buzima bwabo, ubwo tuzongera kugaruka ndetse na feedback zabo zizatubwira amakuru meza ko ari icyo Imana yakoze mu buzima bwabo. Asiye tuzamura icoro cy'Imana, dushima Imana nyir'ijuru n'isi, Imana yaremye zose, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen, amen, amen.